Ku cyumweru ukwezi kwa kane itariki ni ya 10/2022, uyu ni umunsi w'ijana w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi: nijye wagukubise kandi niyo uzakomora. Hoseya ibice 6 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2. Nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza. Niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Mwene data warakubiswe, mwene data warakomeretse. Imana iravuze ngo ni njyewe wagukubise kandi ni njye uzakomora. Ugiye komorwa n'Imana. Izohereza ijambo ryawe rikomora, izohereza abakozi bayo bavuga ijambo risizwe womorwe. Izakwibwirira ijwi ryayo uzaryumva rikomore. Izo bisebe wagize, kugukubitwa wakubiswe, ko gahinda waciyemo, iyo mibabaro waciyemo, Uwiteka arakubwiye ngo ngiye kukomora. Ngiye kukomora. Wewe wihangane kuko igihe cyo guhembuka kwawe cyageze. Igihe cyo gusubizwa amagara yawe n'imbaraga zawe cyageze. Igihe cyo gusubizwa umunezero wawe kirageze. Mana, ndagushima ko ari wewe wakubise kandi ko ari ugiye komora. Womora neza kuko uzi naho wakubitiye. Ugarura ibyiringiro kuko twigeze kwibura. Mana, ndakwereka uyu mwene data, ndakwereka uyu muvandimwe wahuye n'ibibazo bikomeye cyane bituma agira ihungabana ryinshi mu buzima bwe. Yahungabanyijwe n'ibyo yarebye, n'ibyo yabonye, n'ibyo yumvise. Yahungabanyijwe n'ibihe yabayemo, ahungabanywa n'imibereho yakuriyemo, ahungabanywa n'abantu babanye. Ibyo byose Mwami byamuje bimwikubitaho, asa n'uwashinjwe kandi n'uwakubiswe nawe. None ndagushimira ko bwisezerano uvuze ngo ugiye kumwomora. Ngaho mwomore, umusubize mu buzima busanzwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.